umutunzi w'imbabazi, twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko iduhindurana abazima na Kristo. Imana iratuzura kubera ko ari umutunzi w'imbabazi. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Reka dusenge twinjire mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Kandi aho uri ushobora kuba utari mu rusengero, uri muri gahunda zinyuranye, ariko ndagusaba kugira ngo utege Imana amatwi, kugira ngo mu ijambo ryayo uyumve, kuko ijambo ry'Imana rirazura, ijambo ry'Imana ribeshaho, ritanga ubuzima kandi ritanga umugisha mu mukozi wayo. Rero kugira ngo Imana ivugane natwe binyuze mu mukozi wayo. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye kubera ko uri umutunzi w'imbabazi, kandi imbabazi ugira ntabwo zirondoreka. Waduhinduranye bazima na Kristo kubera imbabazi watugiriye. Data wa twese, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dusengeye umukozi wawe ugiye kutugezaho ijambo ryawe, kugira ngo ahagarare mu butware bwawe, ahagarare mu mbaraga z'umwuka wera. Ibitero byose Satani yamugabaho turabicyashye mu izina rya Kristo. Imbaraga zose zamurwanya turazirukanye, ahubwo imbaraga z'umwuka wera zimushyigikire, imbaraga z'umwuka wera zimukoreshe mu izina rya Yesu Kristo. Natwe bateze amatwi ijambo ryawe, uturinde ibintu byose byatuma tutaryumva nk'uko ubishaka. Abateze ijambo ryawe uturinde ibyatuma tutaryakira nk'uko ubishaka. Ijambo ryawe rikore ubushake bwawe mu buzima bwacu. Ijambo ryawe risenye ibikwiriye gusenywa. Ijambo ryawe ryubaka ibikwiriye kubakwa mu buzima bwacu. Ijambo ryawe rikureho ibikwiriye gukurwaho mu buzima bwacu. Ijambo ryawe rireme ibikwiriye kurenga mu buzima bwacu, kandi rizana ubuzima mu mibereho yacu, kugira ngo Mwami tube abantu bakunezeza, bahesha izina ryawe icyubahiro, kandi tube abantu banezerewe, kubera kuri Imana yaremye umuntu agomba kunezerwa. Niyo mpamvu wamushyize muri Edeni, ahantu hatari habuze ikintu na kimwe. Turifuza ko muri aya masaha waduha kunezerwa aho turi. Ni nayo mpamvu mu mbuto z'umwuka wera washyizemo imbuto yitwa ibyishimo. Uri Imana ishaka yuko abantu bishima. Ni nayo mpamvu Yesu ujya gusubira mu ijuru wabwiye abigishwa ngo mbahaye amahoro, ngo kandi simbaha nk'uko abisi batanga. Urashaka ko tunezerwa, ushaka ko tugira amahoro, reka tuyagire, reka tunezerwe. Ibitatuma tumera nk'uko ushaka byose imbaraga zawe zibikureho, n'ijambo ryawe ribikureho, mu izina ryawe Yesu Kristo waducunguye, amen. Ndabasuhuje mwese bakozi b'Imana mudukurikiye muri uyu mwanya. Kaze mu ijambo ry'Imana, abari hafi n'abari kure. Nishimiye aka kanya Imana impaye ko kongera guhagarara imbere y'iteraniro rinini ry'abantu benshi, abari imbere mu gihugu ndetse n'abari muri diaspora. Murabizi ko hashize iminsi myinshi cyane tudakora amateraniro, uretse aya ngaya dukora mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kuba rero Imana impaye akanya ko kuza gusangira namwe ijambo ry'Imana kuri uyu munsi, ndabyishimiye cyane. Ndashima Imana ko yabanye nanje kuva ku wa kane. Kuva ku wa kane turi hano muri studio hano i Nyarugenge dusangira na bene data mwese ijambo ry'Imana. Birumvikana yari iminsi imwe y'akazi, ntabwo abantu benshi babashije kudukurikira, ariko ndatekereza kuko mwagiye mubona akanya, mwagiye mudusoma n'ubundi kuri YouTube, kuri ishene ya Nyarugenge. Nagira ngo nibutse ko ijambo ry'Imana twagiye tuganira ni ijambo dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere, mu bice 4, ari nabyo n'ubundi ndakugarukaho, uhereye ku murongo wa mbere tugasoma no murongo wa 2. Titire y'amagambo iravuga ngo inshingano y'ibisonga bya Kristo bikiranuka. Nuko rero abantu baje badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishakwaho kuba abanyamurava. Iri niryo jambo twagiye tugarukaho kuva ku wa kane kugeza kuri uyu munsi. Muri iri jambo navuze yuko tuzaganiraho amagambo 3 aririmo. Umunsi wa mbere ari wo munsi wo ku wa kane twavuze ku muhamagaro umukozi w'Imana. Twavuzemo ibintu bigeze nko muri 4. Twerekanye umuhamagaro ni iki, twasobanuye ijambo umuhamagaro icyari cyo. Hanyuma tuza kuvuga ku moko y'imihamagaro. Gatatu tuza kuvuga
ku mpamvu zatumye Imana iduhamagara. Tuza kuvuga ndetse kane ku ijambo ry'Imana ibyatuma turamba mu muhamagaro. Tuza gusoza tuvuga ku bintu byatuma umukozi w'Imana asoza nabi inshingano y'umuhamagaro. Ku munsi wo kuwa gatanu twavuze ku ijambo ry'Imana rivuga ku mukozi w'Imana. Twavuze umukozi w'Imana uwo ari we. Tuvuga ko muri Bibiliya itwereka uburyo butanu bw'abakozi b'Imana. Twavuze ku mukozi w'Imana ukorera Imana kandi akazabona ubugingo. Twavuze ku bakozi b'Imana bakoreye Imana ariko batazabona ubugingo nk'uko Bibiliya ibivuga. Twavuze ku bikoresho. Tuvuga ko Imana muri gahunda zayo ishaka kugera ku ntego zayo ishobora gukoresha abantu, igashobora no gukoresha ndetse n'ibisimba. Ibikoresho by'Imana. Amagambo Paulo yandikiye Timoteyo amubwira ngo mu nzu y'inyumba ngo habamwo ibintu by'ibiti ngo ndetse n'iby'ifeza n'iby'izahabu. Aravuga ngo ariko umuntu niyitandukanya akitandukanya n'ibidakwiriye ngo azaba abaye ikintu cy'igikoresho cy'ingirakamaro cyejejwe kandi gifitiye nyiracyo umumaro. Twavuze ku bintu byakoreye Imana, ibisimba byakoreye Imana, ibintu Imana yakoresheje haba mu bantu no mu bindi bintu. Ndetse tuza no kuvuga ku bantu bamwe batizeraga, abantu twakwita abapagani, ariko kubera inyungu z'umurimo Imana yakoresheje mu murimo wayo, ko Imana muri gahunda yayo ishobora gukoresha ibintu bitandukanye kugira ngo igere ku ntego. Twavuze ku bamarayika ko ari abakozi b'Imana, ni imiyaga, ni imyuka ifasha abazaragwa agakiza. Twaje no kuvuga ku bandi bantu bakorera Imana ari bo bakozi ba leta. Uyu munsi rero nifuje ko tugaruka n'ubundi kuri iyi mirongo. Turaza kuvuga ku gisonga gikiranuka. Dushobora kwibaza ngo mbese igisonga ni muntu ki? Ubundi igisonga ni umuntu wahawe gucunga ubutunzi bw'undi muntu. Iyo dusoma ijambo ry'Imana mu Itangiriro, dusoma umugabo witwa Yosefu wabaye igisonga ubwo yari mu Egiputa. Ageze mu Egiputa, umugabo witwa Potifari yashinze Yosefu iby'urugo rwe, amuha gucunga iby'urugo rwe. Nyuma Yosefu yaje kugira ingorane zo gufungwa, bamujana muri gereza, ariko agezeyo umurinzi wa gereza nawe amushinga gucunga gereza. Byaje kurangira umwami witwa Farawo aha Yosefu gucunga igihugu cyose. Dusoma ko Yosefu yabaye igisonga cyiza. Kuba igisonga rero bijana no kuba umugaragu. Nubwo abagaragu bose atari ibisonga, ariko kuba igisonga bijana no kuba umugaragu. Ndashaka kuvuga ibintu nka bitatu muri iri jambo. Turarebera hamwe imikorere y'ibisonga, imikorere y'abagaragu b'ibisonga mu isezerano rya kera. Icya kabiri turareba imikorere y'abagaragu b'ibisonga mu isezerano rishya, iki jambo ry'Imana ridushakaho. Hanyuma turaza kureba ku bihano byagenewe abagaragu bakoze nabi umurimo. Turimo dusoza dusenga Imana. Iyo dusoma ijambo ry'Imana isezerano rya kera, Bibiliya itubwira yuko umugabo witwa Mose. Tubisoma mu Baheburayo ibice 3:5. Bibiliya iravuga ngo Mose ngo yakiranukaga mu nzu y'Imana hose. Niko icyo gice kivuga. Yabaye umugaragu w'Imana. Bibiliya imwita umugaragu w'Imana. Bibiliya ikavuga ngo yakiranukaga mu nzu y'Imana, yakiranukaga mu rugo rw'Imana hose. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, gukiranuka mu nzu y'Imana hose. Ntabwo byashobokera abantu benshi, ariko Bibiliya iratubwira ngo Mose yakiranukaga mu nzu y'Imana hose. Iyo dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli mu bice 6 uhereye ku murongo wa 4 ndetse n'umurongo wa 5, Bibiliya itwereka ko Danieli nawe yabaye umugaragu mwiza
mu gihe cye yagaragaje ubunyangamugayo bwinshi mu mirimo yari afite ya politike. Aba inyangamugayo mu buryo bukomeye cyane. Bibiliya iratubwira ngo bamushakaho impamvu, bamushakaho icyaha, bamushakaho igicumuro, ariko ngo bamuburaho impamvu, bamuburaho amafuti, ngo kuko yari umwiringirwa ntabonekweho n'icyaha. Iyi ngeso yo gukiranuka y'ubunyangamugayo ni ingeso itaboneka mu bantu benshi, ariko Bibiliya iratubwira ngo Danieli mu mirimo ya politike yari arimo mu gihugu cy'amahanga yagaragaje ubunyangamugayo bwinshi. Kuba rero igisonga ni ukugaragaza ubunyangamugayo. Niryo jambo twasomye ngo mbese ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja ngo azasigira abo mu rugo rwe kugira ngo abagerere igerero igihe cyaryo. Arahiriwe uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora. Abandi bantu bagaragaje ubunyangamugayo mu mirimo yabo ni abakozi b'umutambyi witwa Yehoyada. Tubisoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'abami ibice 12 umurongo w'16. Muri iki gice hatubwira yuko ku ngoma y'umwami witwa Yoasi habayeho gahunda yo gusana urusengero rw'Imana. Hanyuma rero bashaka amafaranga, bashaka ifeza byo gusana urusengero, ariko ngo baza kubishinga abakozi ba Yehoyada umutambyi mukuru. Abari we bashinga ibyo bintu babahereza amafaranga menshi yo kuzahemba abakozi. Ariko iyo usomye ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo ntibashyirirwaho ubugenzuzi, ngo kubera yuko barabiringirwa. Abakozi ba Yehoyada babayeho kera. Bibiliya itwereka abantu bakoze nk'ibisonga, abakozi bakiranutse mu murimo wabo. Aba kandi nibo bazadutsindisha kuri wa munsi w'urubanza. Abakozi ba Yehoyada byanditse mu ijambo ry'Imana, dushatse twasoma igitabo cya kabiri cy'abami ibice 12 umurongo w'16. Reka tuharebe. Cumi na kabiri umurongo w'16 haravuga ngo kandi abo bagabo babikijwe izo feza zihembwa abakozi b'imirimo, ngo ntibagombaga kuzimurikisha kuko bakoraga ari abiringirwa. Nta bugenzuzi ngo bwigeze bujaho ngo bazakontorore bati amafaranga twabahaye mwayakoresheje guke, ariko ngo barabizerwa ku buryo babahaye amafaranga barayakoresha yo guhemba abakozi, ariko ngo ntibagenzurwa kubera yuko bari inyangamugayo. Ntabwo byoroshye gukiranuka mu gifundi, ni ibintu bikomeye cyane. Ariko uyu Yehoyada umutambyi mukuru wabayeho ku ngoma y'uyu mwami witwa Yosiya, hamwe n'abakozi bamuhaye, yacunze amafaranga yo gusana urusengero, kandi ngo abakozi bahembwa neza, ngo ntibirirwa bamushyiriraho ubugenzuzi kubera ubunyangamugayo. Imana ishimwe. Bibiliya itwereka abandi bakozi mu isezerano rya kera bagaragaje ubunyangamugayo bwinshi. Ndiko ndavuga ku bisonga bikiranuka. Bibiliya itwereka abakozi ba Hirukiya, dusoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Dushatse naho twahareba igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 34 umurongo w'12. Ingoma zihita zikurikirana n'ibitabo by'abami, ariko turasa n'abajya ku mirongo iyo hirya. Igice cya 34 cy'ibyo ku ngoma, dusome umurongo w'12. Abakozi ba Hirukiya, ndaza kuvuga Hirukiya uwo ari we. Abo bakora uwo murimo bakiranuka, abawutegekaga babakoreshaga naba Yahati na Obadiya b'Abalewi bo muri bene Merari na Zekariya na Mashuramu bo muri bene Kohati n'abandi Balewi b'abahanga b'ibintu bivuga bose. Aba bakozi ba Hirukiya, Hirukiya yari umutambyi, n'umutambyi mukuru wabaye ku ngoma y'umwami witwa Yosiya. Nabo bari muri gahunda yo gusana urusengero. Urusengero rwagiye rugira ingorane, murabizi ko Yerusalemu yagiye igira ibizazane igasenyuka kenshi,
kandi uko yagendaga isenyuka abayuda bakayivamo ni nako n'urusengero narwo rwagiye ruhura n'izo ngorane. Kandi uko Imana yabagiriraga ubuntu, ikintu cya mbere Abisirayeli bakoraga bagarutse mu gihugu cyabo kwari gusana inzu y'Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana riratubwira ngo, aha dusomye mu byo ku Ngoma igice cya 34 umurongo w'12, abakoni ngo bahirukiya umutambyi mukuru niwe watowe kugira ngo ahagararire igikorwa cyo gusana inzu y'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nabo ngo bakiranutse mu mirimo yabo. Abo bakoraga umurimo bakiranuka, umurimo w'Imana, ngo bagukora neza cyane, bashimwa nk'abakozi b'Imana. Mu isezerano rya kera ndarangiriza mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya, nako cya Nehemiya, ntabwo ari umuhanuzi. Nehemiya twese turamusoma, nawe no mukozi w'Imana wabayeho mu isezerano rya kera. Igice c'13 cya Nehemiya, c'13 tuhasanga nanone Nehemiya nawe hari ikintu yakoze mu gihe cye. Bibiliya iratubwira ngo Nehemiya amaze kwirukana Tobiya mu nzu y'Imana, hahandi Eliyashibu yari yaramuhaye, Nehemiya ngo araza aramwirukana aramusohora, kuko Eliyashibu yari yarahaye Tobiya icyumba cyo mu nzu y'Imana. Hanyuma bituma ngo abatambyi batabasha gukora imirimo, barahunga badaguca inshuro. Ariko Nehemiya ngo agarutse abaza Eliyashibu aramubwira ngo ibyo wakoze ni ibiki. Bituma ngo asohora Tobiya n'ibintu byose bye aho yari ari mu nzu y'Imana, guhamagara abatambyi abasubiza mu mirimo. Hanyuma ijambo ry'Imana rikatubwira ku murongo w'13, nshira abarinzi ku bubiko ari bo baba Shelemiya umutambyi na Sadoki umwanditsi na Pedaya w'umubarewi, bakurikirwa na Hanani mwene Zakuri mwene Mataniya, kuko batekerezaga ko ari abizerwa. Imana ishimwe. Hari abantu bagaragaje ubunyangamugayo bwinshi mu murimo w'Imana. Nehemiya ngo atoranya abantu, ahamagara abarewi abasubiza mu myanya yabo, arangije ngo agarura imihango yo mu nzu y'Imana, bakora amasanduku ngo y'amaturo n'ibyacumi, barazana ngo bashiramwe amafaranga menshi cyane. Hanyuma Nehemiya ngo atoranya abantu b'inyangamugayo, bari mw'uyu mugabo dusomye, bari mw'uyu mugabo witwa Shalemeya ngo yari umutambyi mukuru, batoranya n'uwundi witwa Sadoki ngo yari umwanditsi, ngo baravuga ngo mwebwe umurimo wanyu ni ukuzaza mucunga umutekano w'amasanduku arimo amaturo yo mu nzu y'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abo bantu ntabwo amazina yabo yapfuye kwandikwa muri Bibiliya gusa. Nugera ahantu udasanga amazina, rimwe na rimwe gusoma amazina y'abantu muri Bibiliya biraturambira, nanjye bizabindambira. Ariko hari impamvu amazina y'abantu yanditswe muri Bibiliya. Aba ni abantu bagaragaje ubunyangamugayo bwinshi mu murimo w'Imana. Mu isezerano rya kera twasomye ijambo rivuga ngo nukorera abantu, ndagenda ndigarukaho, ngo baje badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Kandi ngo ibisonga bishakwa kuba ibinyamurava. Mu zindi Bibiliya baravuga ngo ibisonga bishakwa kuba inyangamugayo. Tugiye kuganira ku mikorere y'abagaragu b'ibisonga mu isezerano rishya. Icyambere nshaka kukubwira, abagaragu b'ibisonga mu isezerano rishya bagomba gutekereza nk'ibisonga aho kwifata nk'abanyiri ibintu. Umugaragu agomba kumenya yuko ari umugaragu. Umugaragu agomba kumenya yuko ari igisonga. Ntabwo umugaragu agomba kwifata nka nyiri ibintu. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yatubikije ibintu mu bwami bwayo. Imana yatubikije ibintu mu bwami bwayo. Uje umenya yuko uri umugaragu, uje umenya yuko utari nyiri ibintu. Uri umugaragu ntabwo uri nyiri ibintu. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ni ibice 12 umurongo wa 42. Haravuga ngo umwami Yesu, na amagambo Yesu yavuze. Umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja adasigira abo mu rugo rwe ngo bagerere igerero igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga bikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko umugaragu niyibwira ati,
data aratinze agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda. Shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje, n'igihe atazi adamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa. Murongo wa 47. Kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka, azakubitwa inkoni nyinshi. Ariko uwari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha, azakubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azabadwa byinshi, n'uweguriwe byinshi niwe bazarushaho kwaka byinshi. Aya ni amagambo Yesu yavuze, avuga ku bisonga bikiranuka. Aravuga ngo ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja ngo adasigira abo mu rugo rwe ngo bagerere igerero igihe cyaryo. Aravuga ngo arahiriwe uwo mugaragu shebuja adagasanga bikora, ngo nagaruka azamwegurira ibyo afite, azamushimira. Gukora, abagaragu bagomba gutekereza nk'ibisonga aho kwifata nk'abanyiri ibintu. Uwaduhaye umurimo umunsi umwe azagaruka kuwugenzura. Ibyo tugomba kubimenya nk'abakozi b'Imana. Tugomba kumenya ko hari ibintu Imana yatubikije. Paulo yandikiye Timoteyo, ngira ngo ni mu rwandiko rwa mbere ibice 3 umurongo w'14, aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo, nditegura kuzaza kukureba, nditegura kuzaza kugusura, ariko mu gihe nzaba ntaraza uzamenye bikwiriye kugenderezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana. Imana nk'abakozi bayo, abakozi b'Imana, Imana yadushinze ibyo mu nzu yayo. Niyo mpamvu tugomba kwitwararika cyane mu murimo dukora, kuko ubugenzuzi buzakorwa. Ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igihe cyaryo? Arahiriwe uwo mugaragu shebuja adagasanga bikora. Ndababwira yuko azamwegurira ibyo afite byose. Abagaragu bagomba gutekereza nk'ibisonga aho kwifata nk'abanyiri ibintu. Ryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, abagaragu bagomba guhora batekereza ku murimo bashinzwe, batitaye ku byo abandi bakora. Si ngombwa kwica umurimo ngo ubwo runaka nawe yawishe. Ntukarebere ku bandi, kuko mu gihe cyo guhabwa ibihembo, mu gihe cyo kugororerwa, mu gihe cyo kugenzurwa, buri muntu wese azagenzurwa ku giti cye. Kandi ndagira ngo mbabwire ko umurimo wahawe, umurimo ukora, niwo bazakugenzuriramo. Muzi mwese umugani w'abagaragu bahawe itaranto. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 25. Umugani w'abagaragu bahawe itaranto uhereye ku murongo w'14. Haravuga ngo bizaba nk'ibyo umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aho umwe itaranto 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya wahawe itaranto 5 aragenda arazigenza, agenzuramwe izindi itaranto 5. N'uwahawe 2 abigenda atyo, agenzuramwe izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo, ahishamo itaranto ya shebuja. Murongo w'19. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe itaranto 5 araza, azana izindi itaranto 5 ati, data wansigiye itaranto 5, dore nazigenzuyemo izindi itaranto 5. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe itaranto 2 araza aravuga ati, databuja wansigiye itaranto 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati, data narinzi yuko uri umunyamwaga, kusarura aho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubiwe, wa munyabutewe,
ko wari uzi ko nsarura aho ndabibye mbunika ibyo ndagosoye. Itaranto yawe ndi wari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampana iyanjye n'inyungu yayo. Nuko nimuyimwake muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, nimumujugunye mu mwijima hanze, niho bazarira bakahekenyera amenyo. Turi ku ijambo rivuga ngo abagaragu bagomba guhora batekereza ku murimo bashinzwe, batitaye ku byo abandi bakora. Umurimo w'Imana ukorana umwete, umurimo w'Imana ukore utitaye ku byo abandi bakora. Umugaragu ntabwo azayuzuza amasaha y'umugaragu ntaje yuzura. Mu gihe banyiri rugo baryamye, umugaragu aba ari mu kazi. Yesu yadusigiye umurimo. Yesu yaguhaye ibikoresho byose by'umurimo uzakoresha mu murimo wawe w'ubugaragu, ariko umunsi umwe azaza kugenzura. Niwe wavuze aya magambo, aravuga ngo bizaba nk'iby'umuntu yacaga imigani, ariko imigani iganisha ku kariho. Uyu niwe wivugaga. Umuntu ngo wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, hanyuma ngo ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Umwe ngo amuhereza itaranto 5, uwundi amuhereza 2, uwundi amuhereza 1, hanyuma ngo arangije aragenda. Murongo wa 19 havuze ngo hashize iminsi myinshi. Yesu yarazi ko hari agahe kazacaho, aravuga ngo hashize iminsi myinshi shebuja wabo bagaragu araza kandi adatunguranye. Arabahamagara ati nimuze mumurikire ibyo nabasigiye. Ngo wahawe itaranto 5, ngo aravuga ati mwami wansigiye itaranto 5, naragiye nakoda akazi kanje, narazigenjeje, ndagenda nungukamwe izindi 5. Shebuja ngo aramushimira, aramubwira ngo nuko amwita umugaragu mwiza. Aramubwira ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, ngwino wegurirwe byinshi kandi winjire mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 2 nawe ngo bigenda gutyo, ariko uwahawe 1 ngo aravuga ati ndakuzi, uri umunyamwaga, ujye usarura aho utabibye, ujye uhunika ibyo utagosoye. Naratinye itaranto yawe ndagenda ndacukura. Hari abantu benshi bacukuye mu bwami bw'Imana badakoresha neza itaranto. Reba niba itaranto yawe iri mu murimo uhaye uyikoresha, ariko niba waraparitse umurimo w'Imana, ntakizabuza ko Yesu azagaruka. Yesu azaza kandi azatubaza. Ntabwo uzasobanura ngo nahuye nibi, ntabwo uzavuga ngo byagenze gutya. Azakubaza icyo yaguhaye gusa, gukiranuka mu byawe, ureke kureba ku bandi bantu, kuko umuntu wese Imana izamubaza uko yakiranutse mu bye. Mu zindi Bibiliya, nko muri Bibiliya ijambo ry'Imana, najyaga nibaza nkagira ngo uyu mugaragu wahawe itaranto 1 ahari yabonye ko nta gishoro kirimo, abona ko ntacyo yamuzanira. Ariko muri Bibiliya ijambo ry'Imana iyo basobanura itaranto, baravuga ngo wahawe itaranto 5 ngo bingana n'ibiro bya zahabu 150. Uwahawe itaranto 2 ngo bingana n'ibiro bya zahabu 60. Uwahawe itaranto 1 ngo bingana n'ibiro bya zahabu 30. Nukuvuga ko umuntu wese yahawe bingana n'ubushobozi. Iyo umuntu agitangira gucuruza, ntiwamuhereza amafaranga menshi yayahombya, ariko umuntu agira ya etape, azagenda aheraho azamuka. Uko agenda amenya inzira, uko agenda abona clientele, akagenda azamuka mu bushobozi, niko Imana ibigenza. Iyi Imana ijya kuduha rero, iduha ihereye ku bushobozi bw'ibyo twashobora. Buri muntu wese Imana izamubaza itaranto yamuhaye, izamubaza uko yakoresheje itaranto ye. Abagaragu bagomba guhora batekereza ku murimo bashinzwe, batitaye ku byo abandi bakora. Mu Baheburayo mu bice 22 umurongo w'9, amagambo nkunda cyane kugarukaho, haravuga ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo n'abarindishije, kugira ngo utabazanira icyaha ukabicisha kuko bahononye. Nta mpamvu yo kwica umurimo w'Imana, nta mpamvu yo guparika umurimo w'Imana. Tugomba gukora nk'abagaragu, tugomba gukora nk'ibisonga. Umuntu agomba gukora ibyo ashinzwe atitaye ku ntege nkeya z'abandi, atitaye ku byo abona by'intege nkeya mu bandi bantu, kuko Yesu azaza kukubaza icyo yaguhaye. Nta muntu uzabazwa ibyo atahawe. Cya gatatu, abagaragu bashyira mu gaciro kabo
abagaragu bashyira agaciro kabo kuri Kristo wenyine gusa. Ibyo dukora tubikorera Imana, tudasa n'abakorera abantu. Paulo yandikiye Abakolosayi, ngira ngo ni mu bice 3 umurongo wa 23, yaravuze ngo ibyo mukora byose, yabwiraga imbata, aravuga ngo mubikore mubikuye ku mutima, ngo mudasa n'abakorera abantu, ngo muzi yuko muzagororerwa na Data muhawe wa murage, ngo kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Ibyo dukora, abagaragu bashyira agaciro kabo kuri Kristo. Turakorera Kristo, niwe mukoresha mukuru, kandi niwe uzaza kugenzura ibyo yaduhaye. Niyo mpamvu tugomba kwita cyane ku byo dukora, kandi akaba ariwe duhanga amaso yacu tukayakura ku bindi bintu. Icyakane, ndiko ndavuga ku mikorere y'abagaragu y'ibisonga mu isezerano risha. Imana yasezeranije kuzahemba abagaragu bakoze neza mu bwami bwayo, ndetse no kuzahana abagaragu bakoze nabi. Nibyo nasomye muri Bibiliya. Niyo magambo twagiye dusoma, mu byo twagiye dusoma aha, nasomye mu ijambo ry'Imana. Haba hariya twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, muri biriya bice 12 umurongo wa 42. Muri uriya mugani w'igisonga, Yesu yaravuze ngo ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge, shebuja adasigira abo mu rugo rwe. Arabivuga ariko aza kugera hepfo gatoya ku murongo wa 45, aravuga ngo ariko uwo mugaragu niyibwira ngo shebuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kunywa no gusinda. Shebuja ngo azaza igihe atamutegereje, azaza umwanya atazi, kandi uyu mugaragu wari uzi ibyo akwiriye gukora ntabikore. Ndaza kubivuga hepfo. Imana yasezeranije kuzahemba abagaragu, abakozi bakoze neza mu bwami bw'iteka. Na magambo Yesu yivugiye ubwe wenyine. Yaravuze ngo umuntu nankorera nkurikire, aho ndi n'umugaragu wanje niho azaba. Aravuga ngo umuntu nakorera Data azamuha icyubahiro. Data azamuha. Muri uriya mugani w'abagaragu bahawe italanto dusomyemo ibintu byinshi. Abagaragu ba mbere babiri barashimiwe, shebuja arababwira ngo nimuze mwinjire mu munezero wa shobuja. Uyu munezero ntabwo nabona uko ngusobanura, sinabona uko nkubwira umunezero mu bwami bw'Imana. Ni ibintu tutashobora kuvuga dukoresheje amagambo y'abantu. Birahanitse gusingira ibintu by'ijuru, kuvuga iby'ubwami bw'Imana aho tuzaba. Ntabwo ubwenge bwacu bw'abantu bubasha kubishikira, ni ibintu birenze ibitekerezo. Paulo yaranditse aravuga ngo ibyo amatwi atigeze kumva, ibyo amaso ngo atigeze kureba. Aravuga ngo ibyo byose Imana yabibikiye abayikunda. Umunezero wa shobuja habitsemo ibintu byinshi. Mugaragu mwiza wakirandutse muri bike, ngwino wegurirwe byinshi kandi winjire mu munezero wa shobuja. Imana yasezeranije kuzahemba abagaragu bakoze neza mu bwami bw'iteka. Ariko kandi nubwo bimeze gutyo, Imana izatanga ibihano. Hari ibihano nasomya. Imana izatanga ibihano ku bagaragu bangije, ku bagaragu bakoze nabi. Ari nabyo ngiye gusorezamwo. Nagerageje gusoma muri Bibiliya, muri biriya bice byose twagiye dusoma, nguramwe ibihano bigeze nko muri 4. Icyambere, muri uriya mugani w'igisonga twasomye muri Luka 12 umurongo wa 45, havuze ngo uwo mugaragu wari uzi ibyo akwiriye gukora ntabikore, shebuja naza ngo bazamukubita inkoni nyinshi. Azakubitwa inkoni nyinshi. Hariko hari cyo nibajije mukozi w'Imana turi kumwe, ese mu bwami bw'Imana bazakubita inkoni? Ese azabakira umwanya ko dikubita icyo gihe? Natekereje ngo birashoboka ko aya magambo Yesu yavugaga ari ibintu bizaba tukiri hano. Abagaragu batakoze neza ngo bakoreshe italanto yabo neza, Bibiliya yavuze ngo bazakubitwa inkoni nyinshi. Birashoboka yuko atari kiriya gihe, ariko bazadikubita ukiraha ngaha. Hari abakozi b'Imana bazakubitwa inkoni bakiraha, kubera yuko batahagaze neza muri uyu murimo. Bibiliya yavuze ngo bazakubitwa, shebuja naza ngo azakubitwa. Nibaje ndetse ko inkoni z'abantu
inkoni z'abantu zirababaza. Hari aho Paulo yanditse mu rwandiko rw'Abakorinto avuga ibyamubayeho, aravuga ngo njyewe ndabarusha mu mibabaro n'imihati. Aravuga ngo abayuda bigeze kungubita inkoni 39, igihe kimwe ngo nakubiswe inga, ni inkoni bakubitaga ikamanyura inyama. Aravuga ngo ibihe 5 natewe amabuye, ibihe bingana gutya, nagiriwe gutya. Ariko tekereza inkoni z'Imana, hazakubitwa inkoni mbere y'ibindi bihano bisumba. Ngo uyu mugaragu wari uzi byakwiriye gukora, ndabikore ngo azakubitwa inkoni nyinshi. Imana iturinde kuzakubitwa inkoni zayo. Imana iturinde izi nkoni. Sindi ko uzabasha kuzihanganira. Imana idufashe, Imana itubabarire, Imana iturinde gukubitwa inkoni kubera yuko tutakoze neza umurimo wayo. Tutakoze neza umurimo wayo. Rimwe na rimwe dukunze kuvuga ibitugenda bitubaho, tukavuga ibyo tugenda duhura nabyo. Byanashoboka ko hari ibintu tutagenje neza, byashoboka ko hari ibintu utakoze neza. Ibirimwo bikubaho uyu munsi, reba niba nta bintu wangije mu bwami bw'Imana. Suzuma. Na Yobu yaravuze, yahuye n'ibibazo, yaravuze ngo henga nishire ku minzani ireshya, ndebe ko intambwe zanjye zigihagaze. Ngo yishira kuri la balance, ya balance, wa munzani uresha w'amaboko abiri. Ku ruhande rumwe ngo ahashira kwizera, ku rundi ruhande ngo ahashira ibigeragezo. Yobu ngo aravuga ati ahari nubwo nahuye n'ibi bigeragezo, reka ndebe ko intambwe zanjye zigihagaze. Ibikubaho umutima wawe urakubwira gute? Abagaragu bakoze nabi bazakubitwa inkoni nyinshi. Ikindi nasomye muri Luka mu bice 16 bya Luka, tuhasanga, ngira ngo tuharebeho ndi twasomye, tuhasanga umugani w'igisonga kibi. Muri Luka ibice 16, Luka 16 bya Luka. Yesu akira abantu umugani w'igisonga kibi. Haravuga ngo kandi abwira abigishwa be ati, hariho umutunzi wari ufite igisonga cye, bakimuregaho ko cyaye ibintu bye. Aragihamagara arakibwira ati, ibyo nkumvaho ni ibiki? Murikira ibyo nakubikije, kuko utagikwiriye kuba igisonga cyanje. Igihano cya kabiri kizahabwa abagaragu bakoze nabi umurimo ni igihano gikomeye. Pasa usomye muri iyi mirongo, ni ugukurirwaho icyizere. Gukurirwaho icyizere. Umurongo wa kabiri haravuga ngo aragihamagara arambwira ati, ibyo nkumvaho ni ibiki? Murikira ibyo nakubikije, kuko utagikwiriye kuba igisonga cyanje. Ibi byitwa gukurirwaho icyizere. Niyo mpamvu natekereje ngo ibi bintu Yesu abivuga, birashoboka yuko atari ibintu bizabera hirya y'ibicu. Birashoboka ko ari ibintu bitazabera hirya y'ibicu. Birashoboka yuko ari ibintu bizaba tukiraha, kuko icyizere nta kizakurirwaho. Hariya nta yindi mirimo, tuzinjira mu bwami bw'Imana bizaba byarangije, ariko icyizere kizakurirwaho hano. Gatatu, nasomye Matayo ibice 25 umurongo wa 28. Munyihanganire ngiye gusoza. Matayo ibice 25 umurongo wa 28. Reka tuhasome. Gira urebe ikindi gihano cya gatatu. Gihano cya mbere gukubitwa inkoni nyinshi. Gihano cya kabiri gukurirwaho icyizere. Igihano cya gatatu muri Matayo ibice 25 umurongo wa 28 haravuga ngo nuko ni muyimwake muyihe ufite itaranto 10. Ibi navuze ngo nukwamburwa inshingano. Inshingano nari naraguhaye wadikoresheje gute? Ubwo wabaye umugaragu mubi, inshingano yawe nari naguhaye ntuyikoreshe neza, niba kwaka itaranto wari warahawe
bingana no kwamburwa inshingano. Ihabwe wa wundi wari ufite 5. Icyakane ari nacyo cyanyuma ni rurangiza. N'umurongo wa 30 w'iki gice cya 25 haravuga ngo n'uyu mugaragu ntacamaze ni mu mujugunye mu mwijima hanze niho bazarira bakayekenyera amenyo. Ahaho ngira ngo ni mu buzima bw'iteka. Kujugunywa mu nyanja yaka umuriro nico gihano cya nyuma kizasoza ibindi byose ku bagaragu batazaba barakoze neza umurimo w'Imana. Ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja adasigira abo mu rugo rwe ngo bagerere igerero gihe cyaryo. Jambo ry'Imana ryavuze ngo arahiriwe umugaragu shebuja azaza agasanga bikora. Tugiye gusenga. Tuvuze ku bagaragu bakiranutse mu isezerano rya kera ndetse no murimo w'igisonga. Gisonga no umuntu wahawe ubutunzi bw'undi muntu kugira ngo abucunge. Twahawe ibyo mu nzu y'Imana. Twahawe ubutunzi bukomeye cyane bwo mu nzu y'Imana. Nitwe bisonga by'Imana, nitwe bagaragu b'Imana. Imana yatubikije ibintu byayo. Kandi muri wewe, mu bwenge bwawe, mu buhanga bwawe, mu bumenyi bwawe, harimo ibikenewe byose. Harimo ibyangombwa byose kugira ngo bashe gukoresha itaranto wahawe. Imana yakuremye mu buryo ushobora kuyikorera. Imana yakuremye mu buryo muri we harimo ubushobozi bwo kuyikorera. Hari umuhanga wavuze ngo mu bwonko bw'umuntu harimo ubushobozi ngo butabarika. Imana yagushizemo kugira ngo uzayikorere. Igihe cyawe cyo gukorera Imana ndagira ngo mbabwire ko igihe cyacu cyo gukiranuka mu byo dukora niki ni hano tukiri mu isi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ujye ukiranuka uzageze kugufa nanjye ndaguhaye ikamba ry'ubugingo. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusaba Imana. Imana idufashe kugira ngo tube bisonga byiza. Imana idufashe kugira ngo tube abagaragu beza. Imana idufashe kugira ngo tuzabone ingororano z'imirimo twakoreye Imana. Imana iturinde kuzakubitwa inkoni. Imana iturinde gukurirwa icyizere. Imana iturinde kuzajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Tugiye gusenga Imana. Umurimo w'Imana muri kino gihe urawubona gute? Hari umwanditsi ngira ngo ni muri Mika yanditse ngo abantu baravuga ngo umurimo w'Imana uraruhanya. Ndagira ngo mbabwire ko umurimo w'Imana nti ukwiriye kuba umutwaro. Ndabizi igihe gishobora kuba kibi ku bakozi b'Imana, ariko Yesu yaravuze ngo kunkorera ntibiruhije n'umutwaro wanje ntabwo uremereye, ariko tudaca mu bihe kandi ibyo bihe ntabwo tuzabyitwaza. Ujye ukiranuka uzageze kugufa. Yesu azaguha ikamba ry'ubugingo. Ndashoje mwakira ijambo ry'Imana. Dusenge Imana. Ijambo ry'Imana twumvise rirakomeye cyane. Ikintu tugomba kuzirikana nuko databuja yagiye mu gihugu cya kure kandi nyuma y'iminsi myinshi azagaruka. Niba udakorera Imana ntabwo ari ikibazo cy'uko Imana itaguhaye itaranto urayifite, ushobora kuba uri kuyikoresha cyangwa warayitabye mu butaka. Igenzure niba utarayitabye mu butaka kubera kugisuzugura, kubera kutayiha agaciro, kubera kuyinenga. Ngiye nibwira ko uyu mukozi ashobora kuba atayarahaye agaciro irataranto yahawe. Mu nama rero twagira inama yuko tugomba kuba ibisonga bikiranuka. Yosefu yabaye igisonga gikiranuka. Aburahamu yari afite igisonga cyiza cyitwa Eliyezeri, nacyo cyabaye igisonga cyiza. Hari ibisonga bikiranuka byakiranutse Bibiliya yavuze. Tugomba kuba ibisonga bikiranuka kugira ngo ibyo tubishobore. Batubwiye ko tutagomba kwitwara nkaho ubutunzi dushinzwe ari ubwacu, kandi umurimo dushinzwe ngo nukugaburira abo mu nzu y'Imana, abo mu nzu ya data. Umurimo twahawe ngo nukugabura, niko Bibiliya yavuze. Ngo hahirwa umugaragu shebuja ngo yasigiye umurimo kugira ngo agaburire abo mu rugo. Rero ugenzure neza gukorera Imana se niki? Gukorera Imana no gukorera abandi,
ni ugukorera abandi, ntabwo ari ukwirebaho, ntabwo ari ukwikunda, ntabwo ari ukwishyira imbere. Gukorera Imana ni ugukorera abandi bantu. Imana rero duhaye itarano zwe kuzikoresha. Biriya bihano birakaze, hari ugukurirwaho icyizere. Imana idufashe dukoreshe itarano twahawe nk'uko Imana ibishaka, kugira ngo twe kuzakurirwaho icyizere. Bavuze gukubitwa inkoni nyinshi, nibyo gukubitwa inkoni nyinshi. None se bavuze no kukurirwaho icyizere. Kukurirwaho icyizere, nta muntu ufitiwe icyizere, nta muntu udafitiwe icyizere uzagerayo. Abantu bazagera mu ijuru n'abafitiwe icyizere. Ibi bizabera ahandi, kandi n'uyu munsi none biri kuba. N'uyu munsi none biri kuba. Hari ukurimbuka, ngaho bazaririra bagakinyira amenyo iteka ryose. Imana idufashe, kubera ko no kurimbuka birimo, no kuba mu muriro iteka ryose birimo. Imana idufashe tuyizere kandi dukore nk'uko Imana ibishaka. Twe kurangara, azagaruka. Umugaragu yaravuze ngo databuja ngo aratinze, ngo reka nitwara uko nishakiye, ngo arangije ngo aranywa, ngo arasinda, arangije afata nabi abo yasigiwe. Birashoboka ko abantu benshi cyane babonye Yesu atinze kugaruka bagira ngo ntaga kigarutse, nta kizabuza Yesu kugaruka. Yesu azagaruka, kandi n'impamvu ari gutinda Bibiliya irayivuga, ni ukugira yihanganira abantu bose, adashaka yuko hagira n'umurimbuka, bitewe n'urukundo agira. Amaraso ye ayaha agaciro. Nubwo kwambura amaraso ya Yesu we amaraso ye ayaha agaciro. Arakwihanganira, aranyihanganira, yihanganira abanyabyaha, ntagashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo arifuza ko abantu bose bakizwa. Reka dusenge abantu bakijijwe, abantu turi mu murimo w'Imana, abantu Imana yahaye itarano. Imana idushoboze kugira ngo tuzibyaze izindi, tuzikoreshe nk'uko Imana ibishaka. Nawe utarakizwa turagusengera kugira ngo nawe wizere Kristo, watura ibyaha byawe, wihane, wizere Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo ntuzarire no gushinya amenyo mu muriro w'iteka ryose. Reka dusenge Imana yacu. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje, kubera ko uri Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Ibyo wabigaragaje uturema mu ishusho yawe, wabigaragaje utanga Yesu Kristo yishyiraho ibyaha byacu, arabambwe ku musaraba i Golgotha. Turagushimira ko Yesu yasubiye mu ijuru, igihe kizagera agaruke, niko ijambo ryawe ribitubwiye, nta kizamubuza kugaruka. Nubwo abantu barushaho kuba babi cyane, igihe kikaba kibi cyane, abantu bagasubira inyuma, abantu bagasinzira ari benshi, ntabwo bizabuze kugaruka. Yesu Kristo azagaruka. Shoboza buri muntu wese kubizirikana, kubera yuko uriya mugaragu ngo yabonye shebuja atinze, yaragiye mu gihugu cya kure, ngo yibwira ko shebuja atazagaruka, ngo atangira gusinda, atangira gusambana no gufata abo yashinzwe, atangira kubafata nabi. Abantu benshi bitwara nabi, bagacika intege, bagasubira inyuma, kubera kwibwira yuko Kristo utinze, kubera kwibwira yuko utazagaruka. Nyamara ijambo ryaratubwira ngo wihanganira abantu bose, udashaka yuko barimbuka. Turi imbere yawe muri amasaha, tugusabye imbabazi aho twarangaye, aho tititaye ku murimo wawe, aho twitwaye nkaho ibyo dushinzwe ari ibyacu, bigatuma twitwara nabi. Yesu Kristo tugusabye imbabazi, aho twafashe itaranto tugacukura, tukazitaba, tugusabye imbabazi, dufashe rwose, twongere tuzikureho, tuzikoreshe. Utugirire neza muri uyu murimo wawe, uturinde gukurirwaho icyizere, uturinde kwamburwa inshingano, uturinde Kristo tube abagaragu bakiranuka, uturinde gukubitwa inkoni nyinshi, kandi uturinde kuri urya munsi w'imperuka. Twumvise ijambo ryawe rivuga ngo hari abaza ngo bakubwire ngo twarahanuraga mu izina ryawe, twarerekwaga, twarabwirizaga ubutumwa mu izina ryawe, ngo uzababwira ngo nimumve imbere mankozi z'ibi bimwe, ngo ntago nigeze mbamenya, ngo bazajugunywa hanze, ngo aho bazarira bagakinyira amenyo. Ni gute umuntu yakwirukana abadayimoni akazabwirwa yuko ari inkozi y'ibibi? Ni gute umuntu yasengera abarwayi akazabwirwa yuko yari inkozi y'ibibi, yuko utamuzi? Turi imbere yawe Yesu, duhindura uko ushaka, udukoresha uko ushaka, twuzure umwuka wera. Dusengere n'uyu muntu udakijijwe, kugira ngo amaraso yawe amutunganye, amubohore, amwezeho ibyaha byose, yakire imbabazi zawe, yakire umwuka wera uvuye kuri wowe, yakire guhinduka kuva kuri wowe, yakire imbaraga zigukorera, kubera ko waturemye kugira ngo tuguheshe icyubahiro. Urakoze mwami mwiza. Twemere muri aya masaha dusengere n'abarwayi aho bari impande n'impande. Dusengeye abarwayi, reka imbaraga zawe zibakize. Imbere yawe nta ndwara udashobora gukiza. Abaganga hari indwara zabananiye, bakavuga ngo ntago bishoboka, ariko uri Imana ikiza indwara zose. Nsengeye uyu mwene data, nsengeye uyu mushiki wacu uri marabazwa n'uburwayi, reka imbaraga zawe zimukize indwara afite mu izina rya Yesu, kandi umugire neza. Nsengeye uyu mwene data n'uyu mushiki wacu ukeneye
gutabarwa, ukeneye ko wamufasha, akeneye ubufasha buva kuri wowe, akeneye gutabarwa kuva kuri wowe. Nsengeye ibyifuzo bye kugira ngo umubere igisubizo, umuhaze. Uri Imana iduhaza, uri Imana itugira neza. Uyu uri mu ntambara ndamusengeye kugira ngo umutabare, umuhe imbaraga zinesha, umuhe imbaraga Mwami zihagara neza imbere yawe, umurwanirire, umuburanire, umurengere, kandi Mwami umugire neza. Dusabiye umugisha abantu batanga amaturo, bagatanga n'icyacumi, bagafasha abakene, abantu batanga inkunga kuba misiyonere mu ivugabutumwa, abantu batanga amafaranga yo kubaka insengero zitirirwa izina ryawe, aho abantu bazasengera bagahembuka, bagatabarwa, bakagubwa neza. Turasenze kugira ngo ubahe umugisha, ubahe umugisha mu byo bakora, ubahe umugisha mu byo bifuza, ubahe umugisha n'urubyaro rwabo ruhe umugisha, kubera ko bazirikana umurimo wawe bagatanga kugira ngo umurimo wawe ukore. Abantu batanze igihe cyabo kubw'umurimo wawe, abantu batanze imbaraga kubw'umurimo wawe, turabasengeye ubarinde gucogora no gucika intege, ubarinde kunanirwa, ubahe imbaraga kandi ubahe umugisha, ubagire neza, bajye babona mu maso hawe, kandi Mwami ujye ubarengera. Urakoze Mana, turagushimye. Komeza kubana natwe, ukomeze kutuyobora. Ubuntu bwawe n'amahoro yawe no gufashwa nawe bibane natwe twese, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Turimo turerekeza ku musozo. Turagushimiye wowe wabanye natwe. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi iri jambo ukomeze uritekerezeho, iri jambo riguhindure, ufate icyemezo kubwira ijambo, kugira ngo biratwavuze bira byose twumvise bizaba ku bagaragu babi, kugira ngo ntibizakubeho. Hanyuma tugeze mu mwanya w'amatangazo. Twamaze kubasabira umugisha abantu dukomeza gutanga amaturo ndetse n'icyacumi no gufasha abakene. Inyubako nazo zirakomeje impande n'impande, by'umwihariko hano i Nyarugenge. Turi ku cyiciro kijyanye no kurwanya ibintu by'impanuka, inkongi z'umuriro. Rero uburyo bwo gutanga amaturo n'icyacumi buri imbere yacu, aho gushyira inkunga y'inyubako ubwo buryo nabwo buri imbere yacu. Imana ikomeze kuguhereza umugisha wowe ubikora, ariko burya n'amafaranga nayo Imana nayo izayatubaza, nayo burya ashobora kuba itaranto, n'amafaranga nayo ni itaranto, igihe, imbaraga, impano n'ibindi byinshi byose. Wahawe byinshi azabazwa byinshi, wahawe bike azabazwa bikeya. Ujye ubitekerezaho kandi ubizirikane. Imana iguha umugisha. Rero twamaze kugusengera, Imana ikugire neza. Mu cyumweru gitaha aya materaniro yacu ya saa sita arakomeje, uhereye ku wa mbere ukageza ku wa gatanu, saa sita kugeza isaa saba. Tuguhaye ikaze, tuguhaye ikaze. Saa sita yo mu Rwanda kugeza isaa saba yo mu Rwanda, tuguhaye ikaze muri aya materaniro. Imana izabane nawe, cyane cyane abaririmbyi. Muri aya masengesho y'iminsi 70 ni icyumweru cyahariwe abaririmbyi, amakorari, abaririmbyi. Mukwiriye gukurikirana mukazirikana inyigisho zanyu, kandi rwose turizera ko bizaba ari ibihe byiza no kuri twese. Inyigisho zo ziri rusange, nta muntu ijambo ry'Imana ritareba. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Umushumba wabanye natwe iyi minsi uko ari 3, n'uyu munsi wa none akaba yazindutse akabana natwe akatuganirira ijambo ry'Imana. Imana imuhereze umugisha. Nadusengere twese, hanyuma iyi gahunda tuyisoze. Nyuma aho turaza kumva indirimbo. Murakoze. Imana ibagire neza. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimira ko ari twe bagaragu, ari twe bisonga, wagiriye icyizere ukaduha itaranto yawe. Turagushimira kandi ko ari wewe uduhaye imbaraga zo gukiranuka ndetse no gukora dukoresheje ubutunzi waduhaye. Turagushimira ko ari twe bisonga washize byo gucunga iby'urugo rwawe. Turagushimira kandi ko ari wewe ucanga imbaraga zo kubirinda no kubicunga neza. Turagushimira ko imbaraga zidushoboza kubikora neza n'imbaraga dukura ku musaraba wawe Yesu. Turi imbere yawe kandi turi mu isi. Isi iraturwanya muri byinshi, isi iraducumuza muri byinshi, ariko turagusabye kugira ngo abakozi bawe bose mu ngeri zose, ku nzego zose, bumvise ubu butumwa ureba abakozi bawe bagukoreye, ufashe buri wese gukoresha ibyo wamuhaye kugira ngo adabikumurikire harimo n'inyungu yabyo. Dufashe kugira ngo Mwami kubaho kwacu tubeho
mu buryo bugushimisha. Dufashe kugira ngo tube abagaragu wishimira, nguko wishimiraga Mose. Uravuga ngo Mose akiranuka hose mu nzu yanjye, nguko wishimiraga ba Danieli bagaragaje ubunyangamugayo bwinshi mu murimo, nguko wishimiraga bariya bakozi b'Imana bose bari bashinzwe ibintu bitandukanye byo mu nzu yawe, ariko bakabigaragaramo neza, bakabihagararamo neza nk'abizerwa n'abiringirwa muri byose. Dufashe kugira ngo itaranto washize mu biganza byacu, Mana, tuzadikoreshe neza. Uturinde kuzakubitwa ziriya nkoni nyinshi, uturinde kuzakurirwaho icyizere bitewe nuko tutakoresheje neza ibyo waduhaye. Uturinde umujinya w'Imana uzaba ku bagaragu n'ibisonga bibi byangije. Udufashe kandi udufate amaboko, utugendeshe neza kugira ngo uyu murimo Mwami tuzawusoze neza kandi tuzawusoze dukiranuka. Cyubahiro kibi cyawe Mana, komeza kubana n'abera bose aho bari, abari kure n'abari hafi, bumvishe ubu butumwa bwiza, ubagirire neza. Ikiganza cyawe cyiza gikomeze kubana na buri wese. Ijambo ryawe riravuga ngo ntuhinduka Yesu, uko wari urejo ni kuri kandi ni kuzahora ibihe byose. Komeze kurinda itorero ryawe kandi ukomeze kudufasha muri byose. Icyubahiro n'ikibi cyawe Mana, niko mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Amahoro y'Imana barinde. Wawe na wemeye wa musini